Turi ku itariki ya 10 ukwezi n'ukwa kane uyu mwaka turimo ni 2025. Turi mu minsi ijana yatangiye ku itariki ya 7 z'uku kwezi kwa kane yo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Turi kwibuka ku nshuro ya 31. Ndakomeza nihanganisha abarokotse mbabwira ntimukomere, ariko kandi ndahamagarira urubyiruko, abanyamakuru bagenzi banjye ndetse namwe mudukurikira muri rusange kudaceceka kubapfobya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, abayihindurira inyito, abagoreka amateka, abo bose tubamaganire kure. Twibuke twiyubaka, ariko kandi duharanira ko ibyabaye bitazongera kubaho mu gihugu cy'u Rwanda. Never again genocide. Nguhaye ikaze muri iyi nkuru naguteguriye kuri uyu munsi. Nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Ngira ngo kuri iyo screen yawe uriho urareba umukobwa afite imyaka 30, yitwa Cynthia, afite imyaka 30. Ibintu byamubayeho nk'abantu mwe birababaje, biteye agahinda. Ngira ngo uragenda ubona n'amafoto yandi agiye atandukanye agaragaza ibintu byasenyutse, ibintu bimeze nabi, biteye agahinda. Hari ukuntu abantu bakora amakosa, niba nabyita ngo banjeniyeri cyangwa se abafundi simbizi, cyangwa se niba ari ukudakora wenda neza akazi neza, cyangwa se niba wenda biba ugasanga wenda bibaye kubw'impanuka. Hari ukuntu mu ngo z'abantu bafata ibigega barangiza bakabizamurira ku byuma, noneho ibyo byuma bakabigira birebire ku rwego babyegereza inzu. Ngira ngo njye na mukanya nasohotse mu nzu ndimo ngerageza kuraranganya amaso, nsanga amazu nkangaya. Ayo makosa hari ku byabaye kuri uyu mwana w'umukobwa. Nabibonye pe, ngira ngo nawe uri buze kuza ko wasohoka ayo makosa, uri buze kuza kuba wayabona. Ugasanga barubaka ibigega by'amazi, barangiza bakubaka, bagafata ibyuma bakabyubaka, ikigega bakagitereka hejuru. Noneho ugasanga sometimes ikigega wenda kiringaniye n'inzu, ku rwego wenda kiguye cyagwira inzu, ugasanga wenda nyine cyagwa ku ibati, bikaba byateza ibibazo bikomeye cyane. Uyu mwana w'umukobwa rero ahantu yabaga agira gutya. Ejo bundi kuwa mbere araryama, kumwe ufata like akaruhuko ka nap, taking a nap, nyine kumwe ufata akaruhuko k'iminota 30 k'isaha. Nyine urumva unaniwe, urumva utameze neza, reka mfata akaruhuko gakeya, nyuma y'iminota 30 ndi busubire mu kazi. Uyu mwana w'umukobwa agira gutya, abagiye gufata nyine ako karuhuko gatoya. Uyu mwana yaje guhura n'impanuka, nk'uko nagusobanuriye. Izo nzu bubaka barangiza bagafata ibigega, abenjeniyeri cyangwa se abubatsi bagafata ibigega bakabyegereza inzu ku rwego kigize impanuka gishobora kugwa ku mabati, ugasanga nyine byateza ikibazo gikomeye cyane wenda uburemere bw'ikigega n'uburemere bw'ibyuma ugasanga ntibijyanye. Nibyo byabaye kuri uyu mwana w'umukobwa. Uyu mwana ubwo yafataga ako karuhuko yagiye kumva yumva ikintu ku mabati ngo pano muri parafo gishwanyagura inzu, ikigega cyuzuye amazi. Ngira ngo uri urareba kuri iyo screen yawe, ubanza ari ni nka litiro zingahera, niba ari nk'igihumbi simbizi, banza niba atari nka zenyisa ni nk'igihumbi buryo, ariko cyaraguye bitewe n'uburemere bw'ibyuma ndetse n'amazi yarimo n'igihe ibi byuma bimaze. Donc ngira uburemere nyine byarananiranye gusapotinga. Iki kigega gica muri parafo, cyabanje kugwa ku mabati. Amabati urumva uburemere bw'ikigega. Ikigega gica muri parafo, maze rero iyi parafo iraza yikubita kuri uyu mwana w'umukobwa n'ikigega.
umukobwa ahita yuma. Nyine urumva ubwo buremere bumeze gutyo, n'ibyo bintu bimanutse. Nyine reba uburemere nyine bw'ikigega bw'amazi, amazi yuzuye ikigega, hanyuma n'akavura kari kagiye kugwa, n'umuyaga wahuhaga unyeganyiza zera nkingi, hanyuma ikigega donc ibyo byuma byigonze gakeya, ngira ngo uragenda ubibona kuri iyo screen, ibyuma byigonze gakeya binyeganyegamo gakeya, nuko ikigega gihita kigwa. Umwana w'umukobwa yaviriyemo imbere, amafoto yiwe ntabwo nayagaragaza kubera ko like ni ibintu biri injuri. Kubona umuntu burya ryamye hari ukuntu byagenze yapfuye, ntabwo ari ibintu nyine, donc n'amategeko yacu yo kuri YouTube ntabwo abyemera ko bari uguhahamura abantu, gukura abantu umutima, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko uyu mwana w'umukobwa nuko nguko byaje kuza kuba byagenda. Urupfu rwe nuko nguko, umukobwa wari uvuye mu kazi mo gakeya avuga ati reka nduhukemo gakeya, ndumva naniwe, reka mfata akaruhuko gakeya, ajya mu cyumba cye, birangira ari uko nguko iki kigega nka gutya bibaye. Impamvu tuba tubagezaho inkuru nk'izi ngizi like ni ukugira ngo niba nawe ufite ikigega byaba bimeze gutyo, we wabikosora hakiri kare. Niba utunze ikigega iwawe, niba uri urabona ikigega kiri hejuru y'ibati ku rwego gishobora guteza ibibazo, kandi abantu benshi bakunze gukora aya makosa, ibigega bakabyegereza inzu. Byibura mujye mwubaka, niba ugiye kubakira ikigega kibe kitaruye, ntikigira aho gihurira n'inzu, ku rwego nyine mu rwego rwo kwirinda impanuka nk'izi ngizi. So impamvu rero tubagezaho izi nkuru ni ukugira ngo mukosora aya makosa, mumenye ko mu by'ukuri impanuka burya ibidateguje, nawe ushobora kuba warakoze amakosa ameze gutya, ugasanga ugize impanuka imeze gutya, cyangwa se ugasanga kinagwiriye abana, cyangwa se ugasanga abantu nyine barakoresha wenda ibyuma bidakomeye bavuga bati se ikigega n'ibiki, ukabisuzugura. Kandi mu by'ukuri impanuka imeze gutya nyine yakwangiriza ubuzima bw'abantu ku rwego rwo hejuru. Hari n'ibitaro nabonye gutyo bacyubatse, can you imagine ku bitaro kandi ugasanga n'ibyuma, donc ikigega nyine kiri hejuru y'ibati, nyine ku rwego nyine habaye iyo mpanuka, abarwa nyine barimo n'abantu barimo ubuzima bwabo byaba ari ibibazo bikomeye cyane. So reba iki kigega kigwiriye nk'abantu mu cyumba, nyine birarenze. Uyu mukobwa Cynthia ari gukomeza kubabaza abantu, nubwo aya makuru wenda ibintu bitabereye mu Rwanda, ariko byabaye ku banyafurika bagenzi bacu. Abantu benshi bari gukomeza kuvuga, nanjye mfite ikigega kimeze gutya. Bamwe bari gutanga ubuhamya bati nanjye mfite ikigega kimeze gutya. Ntabwo nari nzi ko byateza impanuka, nari nzi ko ibyuma bishobora kuba bikomeye. Ariko imagine ibyuma, ikigega giteretse ku byuma bimaze nk'imyaka nk'icumi cyangwa nka 15 cyangwa se n'imyaka 8. Nturareba ngo ahantu wenda haje umugese bimeze gute, ibintu nk'ibyo. So bishobora rero guteza impanuka zimeze gutyo. Abantu benshi bari kwisuzuma bafite ibyo bigega bimeze gutyo, bagakontorora kuko bakareba niba byegereye inzu bidashobora guteza impanuka. Wumve ngo uyu mukobwa Cynthia ari gukomeza kubabaza abantu benshi cyane. So reka nsoreza aha, ni inkuru nari naguteguriye. Murabizi nitwa Shadunge, mukomeza kubana mu nkuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho 5 kuri 5. Mbanze nkurarikirwa, niba utarakanda subscribe ubikore, tujye tubana 5 kuri 5.